uburyo wiyandikisha muri website n'uburyo ushoramo. Uyu munsi noneho ngiye kubereka uburyo ubikuza, wowe utararebye part 1 y'uburyo ukoramo account ndetse n'uburyo ushoramo. Link yo kwiyandikisha cyangwa se yo kwiyandikisha urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video, ubundi dukomeze twirire ibiceri byo muri iyi website. Nkuko nababwiye, iyi website ukiza hano handitse check in baguha igiceri cya 50 cya buri munsi. Urabona ko ngiye mfiteho ibihumbi 2600 ngiye kubikuza ya bonasi baguha iyo ukimara kugura investment. Iyo waraguze produit uraza ugakanda hano handitse my product. Urabona ko ngiye naguze produit y'ibihumbi 5 ariko ntago iramara umunsi, niyo mpamvu hano uri kubona 0. Niyo mpamvu mu zino video kugira ngo mbereke uburyo ubikuza ira bonasi iyo umaze gukora investment muri iyi website. Iyo umaze gukora investment muri iyi website, icyo ukora nta kindi naberetse uburyo wadingamo account. Ubwo ntago biradutinza cyane, uragira ikibazo nyandikire kuri WhatsApp, ndaba mfite namba yanjye ya WhatsApp muyobore ibintu byinshi. Urabona yuko hano harimo uburyo bwa withdraw. Ishaka kubikuza uraza ugakanda hano handitse withdraw. Kimara gukanda hano handitse withdraw, naberetse uburyo wadingamo account. N'abatarabibonye ujye kureba part 1 y'uburyo wadingamo account. Ndaza nkande hano handitse gutya, ahangaha makande nadingemo account. Hano ushobora kuza ukadingamo account. ahambere icyo ukora uselegita banki, kabiri ugashiramo amazina yawe, gatatu ugashiramo namba ya banki nkuko ngiye kubikora. Urugero ushobora kuza hano ugashiramo aho nimero ushaka kuzajya ubikirizamo, ugahitamo MTN ugakanda confirm. Hano ugahitamo amazina yawe yose yabaruye kuri iyo nimero, ugahita ukanda confirm. Ukimara gukanda confirm bihita biza hano hejuru. Urabona ko byakunze, uhita uza ugakandamwo hagati gutya, ukimara gukanda hano mo hagati gutya, uraza ukareba ko kuri balance ukubona ko uri kutubwira minimum withdraw ni 2500, withdraw free bakata 20%, withdraw amount you can withdraw at time, withdraw arifu tegereza amasaha 4 kugera kuri 28 nkuko uri kubibona hano, ariko ntago bitinda cyane. Uraza ugahita ushiramo amafaranga ufite hano. Urabona ko dufiteho 2600 yose, reka tuyakure. Urabona ko kutubwira ngo garatugeraho ari 280. Urahita ukimara kubyuzuzamo gutya neza, ukimara kubyuzuza gutya uhita ukanda hano handitse confirm withdraw. Urabona ko isa bambwira ngo withdraw yabaye successfully. Urabona ko withdraw yabaye successfully nkuko uri kubona iri muri processing. Guys, rero iyi ni investment isohotse none ahangaha itaramara imaze amasaha 28. Ushobora guhita uyitangira none ahangaha nawe ukaba wakikorera amafaranga muri iyi investment. Urabona ko harimo produit ya menshi. Nk'umuntu ufite agatubutse ashobora kugura iyi product y'ibihumbi 15 akajya abona 3300 ya buri munsi, cyangwa se umuntu ufite ubushobozi akagura iya 45 akajya abona 10800 ya buri munsi. Guys, izi ni investment gusa ntawe matiriza gushora, gusa mujye mukora uburyo muzifatikiranya zikiri nshasha, zikiri mbisi. nka buno itaramara iminsi 2 wayifatikiranya, kuko nabo ntago bafunga itaramara igihe runaka. Ugize umwakuro uyimenya imaze nk'ibyumweru 2 cyangwa imaze ukwezi, ugasanga uyikozemo irafunze, yafunga ukavuga ngo tuba twabaye ibintu bya scam, kandi biba byizewe kuko izi investment iyo ari mu minsi ya mbere amafaranga barayatanga byizewe 100%, kandi ni ibintu bizwi neza. Iyo ushaka gukora muri change uza ugakanda hano handitse change, uhitamo amafaranga ushaka gushoramo nkuko nabiberetse muri part 1. Abatararebye part 1 rwose mugende mwihangane murebe uburyo byose bikogwa. Urabona ko transaction twashoye yabaye successful nkuko uri kubibona hano. Uraza ukaverifia neza ubundi ukayikora muri iyi investment. Guys, nigucike guys, nigucike kuko ndi kubona iri gutanga ibiceri cyane, ndetse harimo n'uburyo bwo gutumira, kandi ugatumira ukinjiza bitewe nayo uwatumiye yashoye. Urabona ko harimo n'uburyo bwa Ghostam service, aho ushobora kujoininga Telegram channel yabo, cyangwa se ushobora no kubandikira kuri Telegram channel yabo nkuko uri kubibona hano. Iyo uje ureba kano ka video akangaka kari muri iyi channel yabo, urakareba kakuyobora uburyo ukora wishura
gusa abatararebye part 1 muyirebe, link yayo ndaba nayishize muri comment ya mbere y'uburyo ukora investment muri iyi website. Cyangwa se niba uri kumva wayitangira unyandikire WhatsApp utari gusobanukirwa ngo usobanure byimbitse. Ko nyuma y'akanya gato duhise tubikuza amafaranga yahise tugeraho nk'uko nabibabwiye ngo ntabwo bitinda, utegereza iminota cyane mikeya cyane. Abarebye iyi video nyikora murabona ko nayikoze saa 4:53 n'amasegonda 4. Reka nze ngo turebe ngo SMS itugezeho ryari. Guys urabona ko ari ibintu biri guhita byikora automatique. Urabona ko SMS imaze iminota itugezeho, twakiriye amafaranga 280 gaturutse muri iyi website nk'uko uri kubona, kuko twe twabikuje ayangaya, twe twabikuje 2600 none tugezeho ari 280 nk'uko uri kubibona muri iyi application. Guys iyi website utangira kuyikoresha none ko urukona ko ari website yizewe kandi website nziza cyane. Uri kubikuza ayawe nyuma y'akanya gato bakaba bayaguhaye nk'uko uri kubibona kuri page yacu. Aka kanya duhise tuyakira nk'uko nawe uri kubyibonera. Muheraho muvuga ngo ibintu ni scam kandi umuntu abikuza muri kubireba namwe mukabyibonera. N'ibi muravuga neditize. Guys iyi website ushobora kuba ufite igitanu cyiza cyo kuba ushoramo 5 cyangwa se washoramo byose. Wenda ikibi cyo gushoramo 5 ni kimwe, nuko utabikuza buri munsi, ariko ishoyemo 15 ubikuza buri munsi. Rero ikiza ariko n'ubundi ishoyemo 5 urumva ko uhita ugarura muri 5 washoye, uhita ubikuza 280. Urumva bagusigaranira 3,300. Urumva ni nkaho ushoyemo 3,100. Imagine icyo kintu guys. Tangira gukoresha iyi website nonaha. Wowe utari gusobanukirwa unyandikire kuri namba yanjye ya WhatsApp, ndaba nayishize muri comment, ubundi nkwereke uburyo bikorwa nawe utangire wirire aya mafaranga yo muri website. Ko iyi website imaze amasaha 28 abinkwakuzi babikuje uyu munsi aba bonus bo, kuko umuntu wese amara gukora investment we yarabikuje kandi amafaranga ye gamugezeho. Nawe tangira nonaha uhite ubikuza iriya bonus. Welcome bonus guys. Rero niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel Uzeri Tech Media, uri gucikanwa n'ibintu byinshi cyane byakugirira akamaro ndetse n'umusaruro. Tuzahurire muri video y'ubutaha.